nongeye kubasuhuza abakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Umunsi nongeye kunezezwa no kubana namwe. Bahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora capati. Harimo abambaje bati bakora gute capati z'amazi, ariko ntabwo ndi gukora capati z'amazi pe, ngenda shyiramo amata kuko amata amfasha ko zoroha. Ariko wowe nimba utanywa amata bwose birashoboka cyane ukore capati z'amazi nazo biremera. Nyine mu mwanya aho ndi bushyire amata uzakoresha amazi. Yego, hanyuma rero ni muri ubwo buryo tugiye kurebera hamwe ibyo byose. Hanyuma ndanasubirizamo bamwe bibazo bagiye bambaza ku ngano z'amazi z'amata, ibintu nk'ibyo mwese muze gukurikira ni mu kanya. Nk'uko rero nayo maze kubibabwira, ngiye gukora capati uyu munsi. Nawe ntiza amaso umwanya, nawe uzakore capati wibereye mu rugo utuje n'umuryango wawe, usangiye n'inshuti n'abavandimwe. Bizakubera byiza kurenza uko wabona umushyitsi ukitabaza kujya kuzishaka muri karitsiye, cyangwa kwifashisha undi muntu uza kuzikorera, kandi waza kuzigukorera kandi nawe ufite ubwenge wabasha kubikora. Rero hano mfite amata. Aya mata yanjye impamvu mbikoze gutya, nayavanze n'amazi. Kubera iki? Nakabaye mbikora mfata amata nkayashyira mu wenda nkafata amata nkashyira mu kantu kanye nateguriyemo gukoresha. Ariko kubera yuko nasanze abantu banjye bankurikiye bafite ikibazo cyo kumenya ingano y'amazi, kuko barambwira bati aha twabonaga yuzuye, aha tukabona ni igice, bikaducanga. Rero ni ukuvuga ngo ngiye gukora ahangaha harimo inusu y'ifarini. Mu nusu y'ifarini ngiye gushyiramo, ubwo nimba ari inusu y'ifarini, ntabwo ndi bushyiremo inusu y'amazi cyangwa inusu y'amata, oya, ahubwo ndafata inusu y'amazi cyangwa y'amata nyipasuremo kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo kubera ko aka gakombe ntabwo karimo inusu, ntabwo karimo udukombe tubiri ngo tuhwane n'inusu, harengaho akantu. Ariko ngiye kubibakorera kugira ngo mbibereke neza. Ahangaha nirinze gufata amata ngo nyasukemo ahangaha, nongere mfata amazi nyasukemo ahangaha. Ibi nabikoze kugira ngo bamare impungenge z'ukuntu muzajya mubigenza. Nafashe amazi, ufata amazi ayo ushaka, ufata amata ayo ushaka, cyangwa se ugafata amazi cyangwa ugafata amata, ariko ukagira 1/2 cy'iki gikombe. Kubera yuko mu nusu ntabwo washyiramo nanone inusu y'amazi cyangwa y'amata, oya. Ubwo rero nabibakore kugira ngo mbereke uko bigiye bitandukanye cyane cyane. Urabona yuko aka gakombe kanjye niko nagerageje kuba napima ngo nkagereranye n'igice cy'inusu, ariko ndongera hasigaraho andi makeya kubera yuko akangaka ntabwo kangana n'igice cy'inusu. Kandi nanone iki gikombe nacyo ntabwo kingana n'inusu y'ifarini, ikiba igikombe n'agace. Niyo mpamvu rero nanjye napimye akangaka, pima n'andi make. Bivuze ngo ntibizire, nawe ubwawe uzabipime uvuga uti ubwo ndakora 1/2 cy'iki gikombe, sibyo? Hanyuma rero mbe nyashyize ahangaha. Nindangiza hanyuma nkahita shyiramo ka vanilla kanjye, ndagashyiramo kose. Muri capati nta kibazo, yego. Yarangiza nkahita shyiramo iki kiyiko cya pakimaya, kubera yuko ari inusu. Ari mu kiro washyiramo 2.
hanyuma ndahita nshyiramo capamandazi. Ndashyiramo agace ka capamandazi ariko kayiko gatoya. Nindangiza ndashyiramo n'akunyu karinganiye ko kagomba kumvikanamo nanone. Hanyuma ndongeramo amavuta. Nindangiza mbanze mbivange. Nimara kubivanga ndahita mfata puwaro zanjye naronze neza, mfata puwaro zanjye maze kuronga neza. Iyo tukiri dushyashya biba akarusho kubera impumuro yayo igumamo. Nkate utuntu dutoya. Hanyuma mpite nshyiramo za puwaro maze gukata zose zimariremo. Ubu rero ngiye gukurikizaho ifarini yanjye. Yose uretse ko ndi busige gakeya ndi bwifashishe mu gihe ndi bube ndi kuzikaraga. Hanyuma rero nk'uko mubizi ntabwo igifunyango cya capati, amandazi, sambusa ntabwo wabikoresha ifu ngo byemere pe. Murihangana muzajya mukaraba intoki, mukoreshe intoki. Naho gukoresha iriya ntabwo byakunda. Cyetse ubaye ufite imashini iri bugufashe guhita ibisya ikabinoza, ariko ubundi ni gutya nyine. Kuvuga amavuta nashyizemo cyambere cyo afasha pate kora, icyo ni kimwe, ariko akurinda nayo kugira ngo bikomeze igufate ku ntoki mu gihe yamaze guterana. Nyuma utu dutunguru natwo dutuma igira uburyohe. Ndabona ko pate yanjye yahiye, hano ubwo iri kumfata ku ntoki umva, ariko nyine namwe murabyumva no gushyiramo agatege. Ariko murabizi ko nta kimuntu yabona atabanje ko kwiyuha icyuya nyine. Yanoze rwose. Igisigaye ngiye gukora utubiye, nimara gukora utubiye ubundi hasigaye ni keke nyotse. Yego. Rero nguko imeze. Ntabwo pate ya capati ntabwo bayibyimbisha nk'aya mandazi, oya,
ubu nyine ngiye guhita mfatiraho nyine nkore nta bindi. Mwebwe muntize amaso, muntize n'umwanya rwose, ibintu kuba umusirimu birahenda nabyo, mugomba kujya mwihangana nyine kugira ngo urye neza, nabyo birahenda zanjye, ate ntabwo byoroshye pe. Kanaga cupa ndi bwifashishe ndimo nyine sunika. Rero twagiye, iyo uri kugira pate ntabwo utsindagira gutya, nk'iya mandazi ntimugatsindagire gutya, oya ujye uhera ku ruhande gutya, kandi igomba kuba ifashe ikomeye rwose, nako biriya bipimo naguhaye ujye uba aribyo ukoresha. Ikindi cyongeyeho, aho kugira ngo amazi ajya kubana menshi, ujye ushyiramo amazi n'amata, aho kugira ngo bikubane byinshi, ahubwo bijye biba bike, kuko iyo ugize ibyago pate yawe ikaza yoroshye, umva n'umufuka wawe umariramo pe. Bivuga ko bisaba yuko afazari washyiramo makeya ukagenda wongeramo, aho kugira ngo wongeremo ifarini. Yego, ndabona ko isa neza no kubera na ka gatunguru nashyizemo, umva ni ibintu bisa neza pe, no kuryoha rero niko iri bubimeze. Hanyuma rero ngewe utubiye twanjye narangije kutubumba, ahasigaye ngiye gusunika kugira ngo mbonemo capati turye. Amengeze gutya kugira ngo tutaza kumbyimbana nako kunyumana, kuko iyo twomye nabyo ntabwo biba byoroshye, nyine ubwo wakishe pe. Nyuma rero iri kugira gutya uba ugira ngo irambuke kwa kundi nyine ujye ubona ibimeze, kakarambura paka nyine kageze ku rwego ubona ko ari capati koko. Ukomeza ukurura cyane ku ruhande kugira ngo uze kubona shape isa neza, uze kubona ishusho isa neza ya capati yawe ushaka. Komeza ukurura ariko cyane cyane wegereza no ku mpande kugira ngo ikururike neza. Rero iyo ushatse ukoresha icupa mu gihe nta ntuza ufite, ariko binagukundiye washaka kariya gati kabugenewe nta kibazo. Ariko urabona ko n'icupa ribikora, ripfa kuba rimeze gutya nyine rwose rirabikora. Ubu rero ntuza yanjye urabona ko igaragaye, irafatika pe. Capati yanjye imeze neza rwose uko mbyifuza. Nabibonye. Ibi ngibi rero iyo umaze kubibona tayari capati yawe ubu yabonetse. Urabona ko nanjye ndi kwibanda ku mpande aho bigeze kugira ngo nyikurure ize imeze neza. Wabibonye? Ni gutya. Ni gutya rwose. Hanyuma ntuze gucika intege kuko ntabwo ari ukuba bimeze gusa, hari ibanga ryo guteka capati. Ntabwo birarangira, biracyaza rwose. Hanyuma ukakagira gutya neza. Urabona ko nyine ari ugushishikara paka ugeze ku cyo ushaka.
iyo ubona biri gufata ushyiraho agafu bikemera nta kibazo. Ukagenda uringaniza impande zose, aho wabonye hataringaniye ugenda uharinganiza n'icupa ryawe kandi bikagenda byemera pe, unagenda mubibona namwe. Naje gutwikiriza agatambaro kugira ngo zitaza gukomeza gukakara. Mwabonye rero yuko capati namaze kuzitunganya zimeze neza. Ubu icyo ngiye gukora, ngiye kuzibabura, ngiye kuzitwika. Hanyuma rero ikintu ahangaha akantu k'ubwenge karimo ngiye kubereka nuko mbere yuko uteka capati zawe urabanza ugacamutsa amavuta. Kameramani nahatunge, urabanza ugafata amavuta menshi nyine nk'ugiye guteka ifiriti rwose pe, ukayacamutsa agashyuha rwose ukabona ko ashyushye neza pe. Hanyuma yamara gushyuha ukayateruraho. Ukomeze mu nkurikire urebe ukuntu ngiye kubigenza, ndajya mbasobanurira akantu ko kandi. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Twagiye gukora capati rero kuko nayo basezeranije, nabwiye ko nshaka kwamenera ibanga. Amavuta yanjye uko mwebonye yahiye ameze neza. Hanyuma rero ngiye kuyashyira ku ipanu. Yabibonye ni gutya ukarya gisirimu rwose utiriwe wigora ujya kuri botike. Kagira gutya amavuta ukayakuraho, mara kuyakuraho kubera ko ipanu yawe yacamutse, ugahita wizanira ya capati yawe ukayirambikaho. Hanyuma ugakomeza uyikururiraho nta kibazo. Yego, uyikururiraho gutya. Ujya wibaza uti biri ko kubera icyo abandi bakora capati ukabona yabyimbye, ukabona ndaje nkumenera ibanga ryabyo. Bayibonye kameramani atungeho kamera gusa. Nabonye ko yatangiye kubyimba. Nayibonye. Rero ngiye kongera nshyiraho amavuta yanjye. Nayibonye, mwabonye ukuntu yabaye. Umva. Ibintu ndabigukumbuje pe. Nyakuri. Nyuma nyakamura amavuta. Ngubu yashizemo. Nindangiza capati yanjye ngiye. Hanyuma ntabwo ndi bwongera gukora bya bindi nakoze, ndongera nishyiriraho capati yanjye. Ntabwo biba byoroshye. Ushobora no kwiyemeza gushya nta kundi. Wabonye ko hariho umuriro uhagije. Ukayireka gutya. Ugashyiraho amavuta. Kameramani ari kujya hehe koko? Naza bereke pe ukuntu ihita imera nka ya yindi ujya urya hahandi. Wabibonye capati yanjye. Ni gutya capati bayikora nta kundi. Hanyuma ukirira capati yawe imeze neza rwose. Dore ni gutya. Ngizo aho zibereye rwose. Nuko nguko.
ushyiramo capati ukayireka igashyuha. kuri iri gushyuha nawe ubibona kuri kubyimbamo ukuntu. hanyuma aya mapanu nayo aba ari sawa, ntabwo akunda gushiririza rwose, ndayemera cyane. Nangiza ugashyiraho amavuta. Wow, amavuta rero uyashyiramo noneho igahita ibyimba pe, igahita ibyimba nawe ukabibona ko rwose ibintu bimeze neza cyane. hanyuma capati ntabwo itinda gushya rwose, iba ari umunyuzi. ubu ngubu ikaba irahiye. hanyuma uyishyiraho gutya uyigize kugira ngo ubwiza bwayo bukomeze bugaragare hejuru. Yego. akaba rero turashoje igikorwa cyacu cy'uyu munsi cyo guteka capati. nabibonye uko capati zitegurwa. nuko nguko nta kundi. ahasigaye namwe mukore pratique, mufate. ndifuza yuko mumenya mugasobanukirwa ubundi mukaryoherwa. murakoze cyane rero, turyoherwe. naho mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha aho tuzaturi kurebera hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. ariko we tubanye ubwa mbere, ndakwinginze ntugende udakoze subscribe, ukande share, ukande like, comment, ariko n'akazogera ntukibagirwe. ndabakunda. Bye bye. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza.